Agatha Kanziga ntabwo ari umuntu usanzwe, ni umuntu wari umugore wa perezida. Nkunda kuvuga ngo Habyarimana yarinze Kanziga ari muzima, anamurinda ari umuzimu. Kanziga ni umuntu nujya kureba mu buryo no mu byo ashinjwa, nyine ashinjwa ko yabaga mu kazu, yasaga nk'uko ubundi kwanza reka mbihera inyuma. Uriya muvandimwe gira neza, yego, kuba perezida w'igihugu niko kazi kabi ka mbere kaba ku isi, kakagira expectations, baraburwanira. Uzatinya akazi ujyaho ukazengurukwa n'abashinzwe umutekano bwa benshi, ukagira abajyanama ibihumbi, nubwo Museveni yahisemo kugira abajyanama ibihumbi ariko akaba ari ubabera umujyanama, and finally you feel lonely. Bibaye ari impamvu za politike rero, bakaba bafite uwo mugambi wo gukoresha ko noneho bavuze ko nta mpamvu zifatika zo kumukurikirana, ko ibimenyetso bimushinja bivuguruzanya, ko ariko we ari inzirakarengane, kandi no ari inzirakarengane ishakirwa ubutabera, bajye gushaka bakabikora gutyo. Umubano w'u Rwanda n'Ubufaransa ndawubona wahita ubambwa ku musaraba. Niyo mpamvu ntabona iyo step bayitera. Ndabibona nk'ari ikintu bakoze kidashimishije ku Rwanda, ariko ikintu mbona u Rwanda rushobora kutaza kwita rutonganira n'Ubufaransa ako kanya, kiretse bateye iyo step nakubwiraga. No kuyitera ntacyo bitwaye, kuyitera bapointing intoki ku Rwanda, niho ndi kubona ingurube yaba yinjiriye mu musigiti. Yego, amahoro y'Imana bane namwe bakunzi ba National Radio Diaspora Rwanda, ijwi rya diaspora y'u Rwanda. Twagira umugisha nanone kubana na Yves Nkemurugye. Yves nise kumera ntabwo ntamera nabi mu by'umukazi, ntabwo wahanyanyaza ugapfa kuza. Mfite imbaraga nke naza, ariko meze nabi ntabwo naza. Kugira imbaraga nke ntabwo bishyira muri kategori yo kumera nabi. Oya, niko umubiri uba umeze. Umubiri burya turawucaginga, nshobora kubyuka bijyanye n'uko naraye nkatangirana utubaraga duke, uko nitwaye tukagenda tuza, nuko nitwaye na duke nasigaranye tugashiramo. Burya nta kibazo uba ufite, nuko hari icyo uba wishe muri cycle y'uko ibintu bigomba kugenda. N'ubu uzasanga abahanga batubwira ko umunsi ugabanyijemo ibice bitatu, amasaha 8 bakatugira inama yo kuyaryamamo, andi 8 tukagirwa inama yo kuyakoresha biri serious, andi 8 akaba ashobora kugenda tuberayo ya relax no ku bridging ibi serious n'ibitari serious. Aho hari abantu bijyanye n'ubuzima tuba dufite bwatugoye, tutajya tumenya ko umunsi ufite 24 tugashaka kugira nko ufite 48. Hakaba abandi isaha imwe baba babona iri kwiruka ku rwego bawukora wose. Ubwo rero iyo byakubayeho bimwe muri ibyo, wagize impamvu zituma umunsi ukoresha wose, ushobora kubyuka nabi. Hari n'igihe nanone ibyo twita kuruhuka tubivanamo kuruha. Abantu banywa inzoga barabizi. Njya nkunda gukonseye abantu kureka inzoga, undi bavuga ko mu buryo bw'ubuhanga, abahanga banywa amazi kurenza ibindi, amazi, kofi n'ibindi. Ariko inzoga kuki nkonseye abantu kuzireka kuba bishobora. Iyo unyweye inzoga si tukuba zikunda cyane, ariko banywa duke bakagira nta kibazo. Inzoga igutwara amafaranga kwanza, ikagutwara n'umwanya wo gukorera andi mafaranga, ikagutwara n'undi mwanya wa recovery inzoga. Uwo mwanya none iyo urebye ubusanga ni production yapfuye aho hantu hose. Ni ukuvuga ngo nimba wanywereye 50,000, ntabwo uba spendinze 50,000 gusa. Yego, wafata wa mwanya wakoresheje ukorera bya 50,000 urayarekuye, ikintu kitaza kuyagaruza. Nyuma yo kurekura 50,000 ku nzoga zitaza kuyagaruza, uzimazeho umwanya uri kunywa
umwanya utaza Wakagombye gukoreramo andi mafaranga. Mm. Nyuma yo gusinda uri guhangana na hangover, nabwo uraza kumara undi mwanya wakabaye ubyara andi mafaranga. Iyo urebye burya uba yakubye gatatu. Ubu ntabwo tubaza uburwayi bushobora kuba associated nabyo. Rero hari igihe nyine burya umuntu avuga ngo ntameze neza, biba ari nk'ingaruka z'ibyo. Ibyo ntabwo aba ari ibintu byakubuza gukora akazi. Ntabwo ari ibintu byakubuza gukora akazi. Urakoze cyane. Ibyo ni ibintu twazashaka kumenya tukaganira, kuko ubona ko hari ikibazo cy'aho abantu bajya mu bintu bishobora kuba byakangiza ubuzima bwabo, byabashora mu bibazo, ariko bakabikora anyway. Ugasanga bari gutaka ibibazo by'ubuzima, bari gutaka ibibazo by'ubukene n'ibindi, kandi bari bafite umwanya wo gukorera amafaranga, bari bafite umwanya wo kubungabunga ubuzima bwabo, bakajya muri izo nzoga, gukora akazi bikaba nk'ibiraka, kunywa inzoga bikaba akazi. Hari examen nabonye bakoresha umuntu kugira ngo badetermininge nimba ari alcoholic. Baguha ibibazo 11, ibibazo 11, iyo ubashije kuba ufite ibibazo ufitemo bibiri muri ibyo ngibyo uba uri alcoholic. kandi kuba alcoholic nicyo kintu kibi. Narabisomye, wenda tuzagira umwanya tubiganireho, nsanga abantu bose nzi basaba ku icupa bari alcoholic. Ni bibi rero, kuko harimo ibintu byinshi, wenda uyu munsi sibyo turi buganireho gusa, n'ingingo yo kuganirwaho, kubivuza uranakoze no kubikomozaho. Hari n'ibibazo byinshi. Hari na documentaire ndi gukora, ndi kwandika, ijyanye ahanini n'inzoga. Cyo inzoga ukora umubiri ntabwo ari ibintu byoroshye. Abantu barayinywa byo kuyinywa kubera ko burya ubuzima bw'umuntu ni ubuzima buba bukomeye, cyane cyane umuntu akiri mutoya, aba afite inyama zikomeye zibasha guhangana n'ibintu, ariko zikagenda zipfa slowly. So umuntu rero kunywa abantu ariko babyumve neza, ntawe twagira inama yo kuvuga ngo wabishoboye zireke, ariko utanabishoboye hari abantu benshi banywa inzoga ubuzima bwo bukagenda neza kubera ko bazinywa mu rugero, nyine bataba abagore b'inzoga. Hari n'abantu bajya bakorerwaho ikosa bafite genetics zitandukanye n'iz'abandi, ugasanga we rwose afite ni minority, bari bake cyane. Ugasanga umuntu yanyweye nk'inzoga nko kuva afite nk'imyaka 2 kugeza agejeje imyaka nk'ijana, nta ngaruka biramugira. Ariko abo ngabo baba bari minority, ni bake cyane. Ariko urebye abantu bagiye bagira amakanseri y'umuhogo, amakanseri y'imyijima cyane cyane, kuko kanseri rigitangira ari kanseri ntoya, kubera ko n'ibihugu byacu bitaragira ubushobozi bwo kuzivumbura kare. Iba imera nk'iriya Joe Biden, ikametastasinga, gukwirakwira, ikava mu cyiciro runaka ahereyemo ikagera no mu zindi ngingo. Ukayibona mu bibazo yahereye muri prostate normally akaba iri munsi, mu gice cyo munsi y'ubugabo, ariko ikagera no mu bindi bice, mu magufwa, mu mwijima, mu cyo. Ugasanga ni rero kanseri nyinshi zikomoka ku nzoga n'itabi. Umuntu arayirwara ahubwo turwaye kanseri runaka, ariko iyo usubiye inyuma ugasubira inyuma usanga igenda ikomoka kuri consommation ya alcohol na tabak. Reka tubiretse tuganire ku byacu, ni byinshi byo kuganira. Gusa urakoze kuri iyo nama utanze. Nizere ko abantu bakurikiye wa National Radio bayumva, kuko kera umwarimu watwigishije ngakana ngo kaje imbere y'umwarimu gafite ikinyugunyugu mu kiganza gutya, kabaza mwarimu kati se ikinyugunyugu mfite cyapfuye cyangwa ni kizima, kugira ngo nyine akana kemeze mwarimu ko atazi ibintu byose. Mwarimu navuga ngo cyapfuye aratakirekura, twakibonye avuga ngo ni kizima, aragikanda. None umwarimu aramureba aramubwira ati ubuzima bw'icyo kinyugunyugu buri mu biganza byawe. Rero n'ubuzima bwacu ntekereza ko buri mu biganza byacu. Ahitamo dufata buri munsi, ibikorwa dukora, ibyo turya, ibyo tunywa, ibyo dushyira mu mubiri wacu, nibyo bigena nimba uri no mu modoka ukanywa ugatwara. Ubuzima bwawe nyine buri mu biganza byawe. Nukandagira akariro ukaryoherwa ukageza mu 120, ubuzima bwawe nyine buri mu biganza byawe. Hari twagize ibyago mu muryango wacu, tupfusha mubyara wanjye ejo nari ndi ku kiriyo, ejo tujya gushyingura Kinyinya, nibwo nagiyeyo. Ugezeyo nibwo ubona ko iyi si ibyo dufite byose wakagombye kuba urara uvuga uti ni umuntu wa mbere wishimye kuri iyi si. Hari ikiganiro najyaga ntambutsa ku murongo wanjye wa YouTube, nza kuba nkisubitsa ko nzakigarura, kivuga ku bitabo, kigarukira nyine ku bwenge buri mu bitabo runaka. Muri icyo kiganiro mu kirango cyacyo tuvuga ko mu irimbi ariho hantu hashyinguye ubwenge,
imishinga, igishoro, ubuhanga n'ibindi bintu. Ariko ko noneho ugize amahirwe agapfa yaranditse, bimwe mu bintu hari ubukire asigira abandi bantu batari we. Undi ushaka kwiga neza ujye usura irimbi, bari gushyingura cyangwa unajya baranashyingura irimbi, ni kaminuza nziza kandi iguha impapuro batarata, cyangwa usure ICU, intensive care unit mu bitaro. Njya nibuka ngeze guherekeza abayisilamu mu kinyarwanda bahita ahakirirwa indembe. Hakirirwa indembe, ariko njyewe hapfiriye umubyeyi wanjye, nahavuye hari abakecuru bahise muri tegereza uhebe. Nyihanganire ndi guseka umaze kuvuga inkuru ibabaje, ariko iryo jambo muri tegereza uhebe, kubera ko narahageze barambwira tuje muri tegereza uhebe. ICU uba watangiye kujya muri pourcentage zo hepfo cyane. Umuntu wawe uri muri ICU habaye iki? Bati none se twese ko twaje, ati abantu twasanze bafite ababo bari gutwara imirambo, natwe buri wese ari gutegereza isaha yo mu murambo, kandi abo twari twamenyanye bose ntawacyuye uwe. Rero birasekeje ariko birimo isomo. Ubwo wari ukomeje ku irimbi no mu bitaro ku ndembe. Yego, njye nigeze guherekeza abayisilamu gusura abarwayi, mbona umurwayi urwaye zona, banze imiti igabanya ubukana itari myinshi, ni baka niga mu 3 segonderi 2010, kugira ngo umusuzume amuhe impano umuzaniye ntibyashobokaga, ukozeho ucitswe ugakora gutyo uruhu rwaragendaga. Ahantu nk'aho rero hatanga amasomo, guca bugufi, kumenya ko rimwe na rimwe ibyo twiratana bitaramba, kumenya kubana, gutegura iherezo ryawe, gukorana n'abandi, kwibuka gusaba imbabazi, biri mu bintu abantu bitunanira, ukabaho wakosheje umutima ukurya ariko utabwira umuntu ngo sorry. Kumva icyubahiro cyawe na ego byaba bipfuye uramutse ubwiye umuntu ati I am sorry. Ama relationship menshi uzi ko asenyuka kubera kuburamo ijambo sorry. Kajambo sorry konyine. Ijambo sorry ni ijambo rivuze mbabarira. None ukagira nk'amahirwe ukaba uyivanye ku mutima atari bimwe bya Kinyarwanda. Uba uvuye uyibwiye nawe wiyomoye. Kuko gukosa ukabibika ukumva wabitse ndingabo birakuvuna nawe. Gutyo ibyo bintu byakigeraho. Wasoje ku rutonde nkongera hanyuma. Nasoje. Ongeraho no mu buroko muri gereza. Cyane rwose. Umwanzi aragafungwa. Hari amadokumentari nkunda kureba y'abantu bafunzwe igihe kirekire. Za Alcatraz. Alcatraz na zahe, aho abantu bafungwa rwose kujya kubona bamufunze kandi ukabona n'abana bari abajene bafite imyaka 19 bagukatira burundu ukayikoraho imyaka 40, ukaba umaze kugeza imyaka 55, ukibaza umuntu umaze imyaka 40. Abenshi muri gereza baba barabikoze, pourcentage nto nibo barabere, haba hari ababere nyine nabyo niteza unfortunate ko ushobora gufunga umuntu uri umwere. Gusa icyo mvuga impamvu ntashaka gutinda kubere, kuko umwere nta somo ari butange, nshaka kuwabikoze nyine ririmo gufunga imyaka 40 uri umwere, birimo isomo rikomeye cyane birimo. Ariko ibyo nshaka gutanga nuko ushobora kugira imyanzuro yakurinda ko wajya hariya hantu, n'urugero nk'uko ushobora kujya, kuko muraganira nk'umuntu umaze imyaka 40 muri gereza, mbabarira umbwiza ukuri nk'umuntu umaze imyaka 40 muri gereza, turi muri 2025, ubwo yafunzwe muri 85. Ibaze muri 85 ibintu byari bihari n'ibihari ubu ngubu, ibaze ibintu byose yamisinze kuri iyi si. Noneho uzi igisekeje, nk'umuntu ukatiye imyaka 40 ashobora kuba icyaha yakoze yaratekereje kugikora mu gihe cy'iminota 2 akagikora mu munota 1. Aho ngaho rero nshaka ngiye ko isomo ryaba, kugira ngo nyine umuntu umwumvishe ko kwagushimisha ibintu by'ako kanya, kwakugendera mu kigari no kudatekereza ku ngaruka. Abantu benshi ntabwo bakunze gutekereza ku ngaruka. Nimba ufite ikibazo cy'inzara ugafata imbunda ukajya, ibyo biraranguze kubibona mu Rwanda, mbibonye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyane, ukagenda ugafatiraho umuntu imbunda wompereza amafaranga, urashe ntabwo wamenya ngo isasu riramufata yarigirwa murasa agapfa, bagahita bagukatira urwo gupfa, ubwo nawe ukajya kuba kuri death row yuriho nta nubwo ushobora no kubona n'igitonyanga cy'imvura kikugwa ku maso. Harya ubwo uri umuntu ukatiye urwo gupfa bafungirwa ahantu, banamujyana ahantu hatazongera kumenya ibindi ari ibiki, barasohoka mu masaha 28 ageze umunsi basohokamo 23,
bakajya nabwo mu kindi cyumba cya concrete kimeze gutya ku buryo ariko basi bakahahurira. ntabwo ari benshi. Mm. Ntabwo ari cyane biterwa n'amasiteti atandukanye n'uko babikora. Anyways, icyo nari nkomorejeho mvuga ku irimbi nubwo wanyunganiye, nagiyeyo nsanga harimo nyine haba hari abantu benshi abavutse muri 20, 25, 30, 35 kuzamuka, ukagira ngo wenda hari kategori y'imyaka utari bubonemo hariya abangana nkatwe amatariki angana nk'umwaka navukiyeho mba ndi kuyabona, ukazamuka ukagira muri 2 baba bariho. Hari n'akana nabonye keza ko muri 2009 nako kitabye Imana. Noneho ndagenda mbona undi muntu bashyinguye bihura n'amakuru nari nasomye mu mpera z'umwaka ushize, umuntu wakoze impanuka arenze kuba dive usa nk'ugana Gakenke, usaragira Gakenke mu isantere ariko Kigali ajya Musanze, bakarenga umuhanda. Iyo nkuru ndumva nawe barayibonye, bakarenga umuhanda bakagwa mu mugezi. Umushoferi n'uwo bari kumwe bose bakabasiga ubuzima. Umusore mwiza rwose w'imyaka nka 35 n'itandatu gutyo, wabonaga ko agifite ubuzima buri imbere, agifite ubuzima bwinshi imbere ye, wabonaga afite kariyeri nziza, kuko kumureba gutyo urabona ko ari umuntu utari umuntu usanzwe nyine byo kubaho aterateranya ubuzima. Kumva ko n'umuntu nk'ubu ubuzima bwabura w'imyaka 10, ubona ko hari byinshi byo gukora ku buzima kugira ngo ubujyane ku murongo mwiza, ariko unanabubungabunge kuko ni imyanzuro myinshi dufata ikaba ariyo itwereka inzira tuganamo. Kuko kujya mu modoka ukagendera muri 200 ngo uri kwihuta ugiye gusanga abawe, ushobora kuba uri kugana mu nzira ahubwo ibasezera burundu utanabahaye na baye. Byaba byiza ko watinda ukahagera mu rugo kuruta uko wakihuta ntugere mu rugo. Cyane cyane nk'abantu banywa, hari igihe banywa rwose pride ikazamuka ati njyewe nguhe imodoka yanjye ngo uyitware. Ntabwo bibaho. Oya, iyo si nibyo gusa, umuntu wanyweye conscience ntabwo iba nyinshi, cyane cyane nyine wanyweye cyane. Kunywa niyo mpamvu bakubwira buriya, njye mbwira abantu ngo ntabwo babuza gutwara wanyweye, ahubwo wanyweye iyihe ngano. Hari ingano ushobora kunywa ugatwara. Ibi byuma byo mu Rwanda kereka wasipinze kereka wasogongeye rwose. Biragoye ko wafata cya Grand Sprite ukakinywa ukakimara, ukambwira gusa wajya mu kabari uvuga ngo ugiye kunywa Petit Mitsingi imwe n'urugero. Ntabwo burya dore naho tubyicira. Ntabwo kunywa kose bisaba kujya mu kabari. Ni naho amakosa ubundi menshi azira. Ushobora nko kwicara mu rugo mbere yo kuryama, kumwe abana bavuga ati mbere yo kuryama ndagira gutya, kuko mbona biri kudutwara iminota y'abandi, ugafata akarahure kamwe ka wayini. Ni ikiganiro kandi cyiza. Ubishoboye ugafata akarahure kamwe ka wayini gatoya, aho ugiye kuryama ukiryamira. Ushobora no kugafata, njyewe nzi abantu ashobora nko kugira atya n'ubundi akavuga ati nyuze ku kabari, atari bugafatire mu rugo, akaza ashyira agafata ako karahure kamwe, ukabona aragiye ngo yari appetizer. Kuko utayifatiye mu rugo sinari nyine nuko kurangaraho gato nduhuke cyane. Ndebe gutya abantu badeyambere n'ibiki. Mu rugo byo naje gusanga abantu bakunze kujya kuri iyo conclusion, hagiye bitameze neza mu rugo, haba hari nko ku bagabo, hari igihe mu rugo biba bitameze neza, wenda uri kwitwara nabi, uri gutinya ko RIB yo mu rugo igukurikirana, igihe umubano muba mutabanye neza ukahungirayo, haba hari byinshi. Hari igihe abagabo benshi twaganiriye no kuri research gato nakoze, abagabo benshi babayeho batishimye kuko bari under appreciated. Ntabwo bya bindi bavuze sorry, ushatse wanakongeraho na thank you ndetse na please, ibintu bitatu bijyanye. Thank you nayo irakomeye cyane. Hari abantu rwose bavuga bati I'm like a slave of this house, umucakara w'uru rugo, ndakora bikamvuna ariko nkabona appreciation nta gaciro bifite. Kubikora ngomba kuba nabibakorera, ariko nabikoze biba ari ikibazo, nta gaciro bihabwa. Reka twikomereze gusa, ntereka ko Abanyarwanda tubabwiye kandi ubwira wumva ntavunika, nta kintu kiruta ubuzima. Naragishakishije ndakibura. Na Steve Jobs yari mu baherwe bakomeye cyane, washinze uru ruganda rwa Apple rukora iPhone n'ama MacBook, bagiye gupfa nibwo yavuze ko rwose amafaranga adashobora kugura ubuzima. Kuko na Bob Marley nawe yabivuze. Bob wenda interview ye narayibonye, bari kubaza nimba atunze byinshi. Ntunze byinshi, a lot of possessions. Possessions se nibyo bukire.
bati se basi ufite amafaranga kuri konti, ati nibyo mwita ibyo, ati reka reka ubukire bwanjye ni ubuzima. n'ubuzima cyane rwose. Reka tujye mu rukiko. Twakomoje cyane kuri byinshi nako, gusa tunakomoza no ku bijyanye no mu buroko n'ibihabera. Hari abacamanza bo mu Bufaransa bashyize iherezo ku maperereza kuri Agatha Kanziga Habyarimana. Uyu ni umugore wahoze ari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana, wapfuye tariki 6 z'ukwezi kwa kane mu 1994. Kuri ubu ngubu rero ntabwo abacamanza bahagaritse amaperereza. Abacamanza bavuze ko Kanziga agaragara nk'utarakoze jenoside, ahubwo ameze nk'uwahohotewe kubera igikorwa cy'iterabwoba ngo cyakorewe umugabo we, ngo ubwo indege yarimo yahanurwaga yitegura kugwa ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali mu ijoro ryo kuwa gatanu tariki 6 Mata mu 1994. Ni byinshi bihari kuri uru rubanza. Gusa muri Nzeri mu mwaka ushize, pariki y'Ubufaransa ishinzwe gukurikirana ibyaha by'iterabwoba niyo yari yasabye urugereko rw'iperereza mu rukiko rw'ubujurire rwa Paris gukora iperereza kuri Agatha Kanziga ku mugambi wo gukora jenoside. Maze imyaka myinshi, kuko urabyibuka ubwo jenoside yatangiraga tariki 7, tariki 9 Kanziga yari yagiye. Mitterrand yohereje indege yihariye iza kumutwara n'umuryango we bajya kuba mu Bufaransa. Kuri ubu ngubu Kanziga ni byinshi uri bumutubwireho. Usesengura ute mbere yo kujya kuri Kanziga, mbere yo kuvuga kuri uyu byihariye muri rusange ku butabera butangwa ku banyarwanda ndetse n'ibyaha bitandukanye? Buriya byaha byibasiye inyokomuntu ntabwo biba ari iby'abanyarwanda gusa, biba ari iby'isi. Ariko ku butabera bw'abanyarwanda, ku mateka y'u Rwanda butangirwa hakurya y'imbibi z'u Rwanda, njye nemera ko hazamo ibintu byinshi. Hazamo parametere tutahunga ya politiki. Uriya abantu mu butabera bazakubwira ko ubutabera bwigenga. Umuntu wese uri gutanga ubutabera azakubwira ko bwigenga, ariko nashakishije ubutabera bwigenga ndabubura. Sinzi nimba nubwo mu ijuru kubaryemera buzaba bwigenga. Ntabwo nzi nimba buzaba bwigenga nabwo. Ubwaha mu isi bwo rero ubwo byaganirwaho, bugengwa na politike cyane. Yego, hari aho bagerageza politike ntibe nyinshi, ariko nabyo bijyana na degre z'ibyaha, kanajyana na degre z'abaregwa. Ninde uregwa? Araregwa nande? Araregwa iki? Ibyo bigena ingano ya politiki iza kuza muri icyo gisa nk'ubutabera. Rero iyo ndebye ku bashinjwa noneho by'umwihariko jenoside yakorewe Abatutsi, kugira uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi, wambajije bakurikiranwa bari hakurya iyo, bijyana n'igihugu barimo, cyari kibanye gute n'u Rwanda mu bihe bibanziriza jenoside yakorewe Abatutsi, kibanye gute noneho n'ubutegetsi bwasimbuye ubutegetsi bwariho mu gihe cya jenoside yakorewe Abatutsi. Ese icyo gihugu cyo kiyemera mu buhe buryo? Bikaba akarusho iyo gitungwa agatoki, yego, wagize uruhare muri jenoside. Ese ushinjwa kurebera? Ibyo byose bigira uruhare mu buryo ibyo bihugu biza kwitwara. Nakubwiye na bene byo kuvuga ngo ninde ukurikiranwa, ari ku ruhe rwego, ni muntu ki, arashinjwa nande, arinzwe nande, hakazamo na politiki. Kuko nkaga tuvuga, nureba 2010 yatawe muri yombi. Ntabwo yatawe muri yombi se Sarkozy avuye mu Rwanda. 2012 nibwo batesheje agaciro ibijyanye no kumwohereza mu Rwanda, ariko stili iperereza rirakomeza. Ntiryongeye gukara ku butegetsi bwa Macron se, aricyo biba bisobanuye. Iyo aspect ya politike ntabwo ishobora kuvamo aho ngaho. Ariko ibyo uvuze byasaga nk'ibyo ngiye kukubaza. Twabonye umuhate uri hafi ya nawo ku butegetsi bwabanje, Jacques Chirac, Sarkozy aragerageza, François Hollande we bihumira ku mirari. Macron aje at least yaragerageje byibuza kugerageza kumva abanyarwanda no gukora bike, nubwo bavuga batari byinshi ahubwo kuba yarakoze mu kwerekana ko ari kwicuza uruhare rw'Ubufaransa muri jenoside yakorewe Abatutsi, nubwo yavuze ko ari uruhare rutaziguye mu byabaye mu Rwanda, aho
bwagize blind eye, bwishe ijisho, aricyo bwagombye kuba bwarakoze butakoze. Aho biba bitandukanye nk'uko wagira uruhare mu gukora ikintu runaka ku muntu wagabweho igitero, ukaba wari kuba wamutabaye ntumutabare, ntabwo ushobora guhanwa kimwe n'umuntu wamugabye icyo gitero akamwica. Biba bitandukanye, burya ni ibintu bibiri. Kuri Macron n'ubutegetsi bwashyizeho ya raporo ya Vincent Declercq avuga ku bijyanye hanini n'urwo ruhare rw'Ubufaransa, nibwo n'ubundi butanze uyu mwanzuro, Ubufaransa butanze uyu mwanzuro. Urabihuza ute na politiki? Kandi twarabonye baragerageje mu minsi ishize, ba Dr Jean Rwamucyo bahamirwa ibyaha mu nkiko, Babarahira, ba Octavien Ngenzi babarahira, ushyiraho n'uyu umwanditsi Charles Onana, nawe yahamirwa ibyaha byo gupfobya jenoside. Ubu ngubu Charles Onana iyo akandagiye ku butaka, akandagira ku butaka nk'umuntu wahamijwe n'inkiko, nk'umuntu uhakana akanapfobya jenoside, udafunze ariko ntabwo afunzwe, ariko icyo kintu abantu bakwiriye kumenya no mu Rwanda bakabizana. Igihano cyose ntabwo ari ugufunga umuntu, kumujyana hariya kurya ibigori, hari ibindi bihano bitangwa. Urabisobanura ute kuri politiki? Kandi twarabonye baragerageje mu minsi ishize. Hari akantu navuze mbere ko kuvuga ngo ninde ubushinjwa ninde. Agatha Kanziga ntabwo ari umuntu usanzwe, ni umuntu wari umugore wa perezida. Nkunda kuvuga ngo Habyarimana yarinze Kanziga ari muzima, anamurinda ari umuzimu. Kanziga ni umuntu nujya kureba mu buryo no mu byo ashinjwa, nyine ashinjwa ko yabaga mu kazu, yasaga nk'uko ubundi. Kwanza reka mbihera inyuma, uriya muvandimwe gira neza, kuba perezida w'igihugu niko kazi kabi ka mbere kaba ku isi, kakagira expectations, baraburwanira. Uzatinya akazi ujyaho ukazengurukwa n'abashinzwe umutekano bwa benshi, ukagira abajyanama ibihumbi, nubwo Museveni yahisemo kugira abajyanama ibihumbi, ariko akaba ari ubabera umujyanama, and finally you feel lonely kandi ugaragiwe n'abantu. Uzatinya akazi buri ntambwe yawe igenzurwa, akazi buri muntu ufite abantu benshi bashaka kukwica utanabazi, nta n'icyo uzi wowe mupfa. Akazi icyemezo cyawe icyo ari cyo cyose gishobora guhita giteza ingaruka utigeze utekereza. Akazi uhitamo kumezira ingaruka z'ibyo ugiye gukora n'ibyo ugiye kuvuga kurenza ukuri kwabyo. Ni akazi kakwaka ubwisanzure, ubwigenge, nyine kakwambura kuba uwo uriwe. Perezida avuka muri rubanda, akazongera akazapfa nk'uko rubanda bapfa, kabone nubwo atashyingurwa nkabo, ariko nta na rimwe yongera kuba rubanda. Nyine hari freedom bimwambura, kandi batakubeshya, burya freedom iraryoha. Indege azazijyamo, azagira iki, ariko ntabwo tubari nka Trump. Ntabwo wabwira Trump uti uzi ukuntu bimeze se, dusimbuke wana i Kigali hari kubera bari twigire kureba match. Ugareta tekereza nzagenda gute, n'isa akazi, inama. Ashobora kuba yibereye no mu rugo yaratangiye gufata bya birahuri twaheriye, bavuga ati yewe Twin Towers zirarashwe, none ubwo agomba kumenyesha rubanda. Nta buzima burimo, ubwo ndi kubera burya ari akazi kabi. Noneho kuba umugore wa perezida nabyo ni ibyago. Ubwo ndi kureba nyine iyo akenshi ibyo biba bibi, iyo hari kuza ibintu bifite ibyiza byawe, ndashaka kwereka ibi biri muri ibyo kugira mbihuze na Agatha. Kwitwa umugore wa perezida sibyo, abantu bagira expectations nyinshi kuri wowe. Keti nta nshingano ufite ziri officiel, nta kintu bagutumye, ariko ubaye role model, ubaye icyitegererezo, ubaye indorerwamo, hari n'ibyo bateze ko ugomba gukora. Ariko wenda si wo muhamagaro wawe, na perezida ajya no kukurongora cyangwa ajya kugushaka ntabwo yari azi ko azaba perezida, nawe ntiwari uzi ko uzaba first lady, ntabwo wabirose. Ubuzima bwawe ntibutakaye. Fata nk'urugero Grace, uyu first shopper Grace Mugabe, uzi akazi yikoreraga mbere yo kumenyana na Mugabe, yakubitaga typing pools, ibi bino bimashini byadondaguza, ibi abantu bakoreshaga bandika computer zitaraza. Aza kwibonera akazi ko gukora muri secretariat ya perezida. Yego.
perezida agira gutya amurya ikinyunguti, amuri ikinyunguti yumva afite ibinyeta biryoshye, harabazabaza abahungu be bati uyu bimeze biti, atafite umugabo w'umusirikare, ati none uwo mugabo bitebye, atoke mukubite muri misiyo idashira mu Bushinwa. Umugabo yagarutse babyaranye inshuro ise. Urumva umugabo abazi ya ndirimbo yitwa Whiskey Lullaby, urayizi? Uzayirebe n'indirimbo nziza cyane, nareba inkuru yayo, nibyo byamubayeho n'abaraza yishwe n'inzoga. Ni yandi ndirimbo Brad Paisley sinibukunzi bari kumwe. Actually uri kumva nka Grace Mugabe twese turamujajinga ibyo yitwaye kugeza ubwo twabonye ageze mu bushorishori bw'ishyaka rya ZANU PF, atangiye kurwana na perezida uriho uyu munsi Emmerson Mnangagwa bari gupfa intebe, ariko revo yariho imyigire n'ibiki ntiyigeze atekereza ko azaba umugore wa perezida. Izo nkuru nzihera inyuma nshaka kuza kwa Agatha Kanziga mbereka aho ibyo byago bihurira n'ibi turi kuvuga. Agatha Kanziga ni umunyagisenyi wabo Habyarimana, sibyo? Washakanye na Habyarimana yisanga agomba gukomera yabihitamo atabihitamo. Ndakubwira ibintu byamukomezaga. Basaza be babiri bari abantu bakomeye. Umwe ni Protezi Giranyirazo, Mr Z, sibyo? Yego. Undi hari ugeze kumwe ngo yari Alpha na Omega. Umuhungu we umwe, abahungu babiri di babaye abakwe bakavuga Felicien. Ubaye umugore wa perezida, basaza bawe babiri n'abasirikare bakomeye, abandi bavandimwe bawe nabo bahise baba abantu bakomeye, noneho famiye yanyu ni inshuti n'umukire wa mbere mu gihugu. Umugabo wajya bavuga ngo we n'igihugu ku mafaranga bari mbiri, ahubwo igihugu ngo cyamurushaga menshi, nimba atari ugukabya ubukire bwe, murashyingiranye kabiri. Noneho umugabo wawe ameze nk'ari ari umwana wibyariwe na perezida w'Ubufaransa. Uri kumva ubwo buremere, uhita wisanga ufite power mu butegetsi, nyamara nta nshingano ziri officiel ufite. Rimwe nakubwira niho abantu bahera bikoroha kuvuga ngo biragoye ko umugabo we cyangwa se ubutegetsi bwe bwaba bwarateguye jenoside yakorewe abatutsi, we aba atari muri uwo mugambi. Abikuvugaga nk'ibyabo. Niba ubaye umugore wa perezida agahinduka umwicanyi, biragoye kubaho utari we. Uzisanga ibyo bintu hari aho uhurira nabyo uko byagenda kose. Perezida ntanyereza imari y'igihugu, azayinyereza gute bidahura nawe? Perezida ni nazajya atanga amaoda cyangwa se amaorudire yo gukanda udusabo tw'intuza abamutekereje nabi, harya azajya abahuza ukabimutangira akaba ari utanga izo oda, ntabwo byabura cyangwa se bijya muri uwo mujyo. Niho nerekanaga mvuga nti uwo Kanziga cycle yararimo, umuryango we byari byoroshye kumushyira mu mazina y'abatekerezwaho kugira uruhare umugambi cyane cyane. Yego, muri jenoside, gucura umugambi nyine kuko yari muri ibyo bitakazo. Ayo mazina navuze se hari uza kura mu kazo. Habyarimana yari perezida w'igihugu, Kabuga Felicien ba mwana we yari umukire wa mbere mu gihugu. Zigiranyirazo turamuzi mu nkiko muri Arusha, ngira ngo muri bandi bafunguwe basoje ibyabo bajya muri Niger. Muri Niger ejo bundi Kongo yanditse bashaka biza gutezana mbese. Kongo yishakiragamo umwe uri meyini, yashakagamo kapiteni Sagahutu. Ko Sagahutu Innocent, umugabo w'Irusizi ngira ngo ahari n'undi mwisite. Sagahutu we afungurwa numwe mu bantu batangaje ati ngenda cyari muto kandi ndi umujene, ndi n'umurwanyi ndacyashaka kurwana. Nko kuvuga ngo yafunguwe atarashirwa, uvuga ati inkotanyi mwansinze mu myaka 30, habanza 30 yari itaragira afungurwa, ndumva nkifite umutima wo kubarwanya. Bamwe ubwo baboneyeho kumutura indirimbo ya Bonhomme, urayizi uvuga ngo mayoneze kimwe, inkotanyi ziracyari za zindi n'ubu zakuvudukana. Zayireba iyo ndirimbo ya Bonhomme. Niwe bishakiragamo cyane. Uwo waraje iyo serikire rero yirimo komeza ushyiramo n'ababagosora. Yego, ntabwo bari kuburerega, iyo yari sayiko imwe, ntabwo yabura bavuga akazi ugasiga abagosora bikagenda bite. Noneho wambwiye uti gute wavuga politike, wavuga ubihuje na politike, none ukavuga ngo kwa Makuru bamukurikiranaga, none bandi barakatiwe, we bavuze yuko ari umwere. Faites attention,
Macron ukeka ko ku butegetsi bwe atarazi ko Kabuga Felicien ari hariya? Ni kubyibeshya. Ubufaransa ku isi buri mu bihugu bya mbere bizi gutata, bifite ubutasi. Notonuri n'ubutasi no kwica. Buriya abantu bavuga ngo CIA ngo iratata ikanica. Uza abaregioneri b'Abafaransa, uza abantu nka ba Bob Denard, iyo ni art ba mastering kuri nzu ndi wese. Ariko Kabuga babonye bisa nkaho ibihe bye birangiye. Kabuga uyu munsi tuvugana afite imyaka 92, sibyo? Muri 2020 ni muri 2020 mu kwezi kwa gatanu nibwo yatawe muri yombi ya CRCN. Yego, CRCN. Ngiye mu isesengura ryanjye nabonaga ko bamutaye muri yombi kugira ngo covid itamwicira hariya. Yari iri kwica abasaza cyane, bigateza diplomatic row hagati y'u Rwanda n'Ubufaransa. Ariko bari babizi ko ahari. Ariko uwari we nyine we ntabwo yari mubaza gukorwaho. Uyu Agatha, sibyo, ni umuntu mbonamo ko Abafaransa bamurindiye icyo gihango. Twemeranye ngo ibihugu by'abazungu bitandukanira n'ibihugu byacu by'abirabura, perezida ashobora kuvaho ukamusimbura, mukaba mufite ibintu mwemeranyaho n'ibyo mutemeranyaho, ariko hakaba hari ibintu bye ugomba kurinda, legacy. Mbona ko buri ngoma yose yari iriho yagombaga kurinda uyu mugore. Hanyuma yiyi ko banamukurikiranaga babizi neza ko ntacyo bazamugira. Ikindi, uwo mubano wa Habyarimana n'abandi, hari abandi bantu babanye na Habyarimana bari bakiri hano bakomeye mu Bufaransa na n'uyu munsi. Abantu nka ba Jean-Yves Le Drian yigeze afase, abantu nka ba Marine Le Pen ejo yarapfuye, Jean Marie Le Pen umukobwa waracyahari, Marine Le Pen aracyahari. Marine Le Pen arahari, yapfuye Jean Marie Le Pen. Hari abantu benshi bari bakomeye mu butegetsi bwo hambere bakiriho mu Bufaransa bashobora gukomeza gupushinga bati uyu muntu mumureke. Nawe imyaka imaze kuba myinshi, bashobora kugira igihe bakavuga ati turetse kumukurikirana. Ahubwo abantu bibaze mu kureka kumukurikirana, aha hantu nta kantu gashobora kuvamo kongera guteranya Ubufaransa n'u Rwanda, kubera ko Ubufaransa n'u Rwanda bashwanye kubera imyitwarire y'Ubufaransa mu bihe bibanziriza ndetse n'ibihe byagejeje kuri jenoside yakorewe Abatutsi. Ubufaransa n'u Rwanda bararushwanye cyane. Muri uko gushwana bongeye gushwana kurushaho, nimba mbyibuka neza 2006 sibwo Roza Kabuye tawe muri yombi muri 2008, ariko muri 2006 nibwo u Rwanda n'Ubufaransa bacanye umubano. Wamushisha Brigade Jean-Louis Brigade yashyize impapuro zo guta muri yombi abayobozi bakuru mu Rwanda, abashinja kugira uruhare mu ihanurwa ry'indege ya Juvenal Habyarimana. Sibyo, banza hari n'undi munyespagne bamwita André Trevidic. Hari muri declaration y'uru rukiko harimo akantu kabi, barapresente uyu mugore nk'umuvictime. Simbi nimba icyo kintu kibona, umuvictime w'iki? Wihanurwa ry'indege y'umugabo we. None se ko batangiye kumwemeza nk'umuvictime, yashinjwaga ko ari perpetrator, ari criminal, ari umukriminere. None bo uko basesengura nk'abacamanza baravuga ko ari umuvictime. Uwo muvictime Agatha Kanziga baratera intambwe yo kumushakira ubutabera, barongera birase mu kirenge bavuge bati noneho tugiye kongera bundi bushya kuzura dosiye yo kureba ninde wahanuye iriya ndege, kuko iyo nayo yarashyinguye iyo dosiye. None se nituzura iyo dosiye turongera gupointa intoki abari muri RPA, turareba mu kazu FAR, cyangwa turareba ku Bafaransa, cyangwa turareba abandi. Haracyari igihu kibundikiriye kumenya ngo mu by'ukuri nyirizina ninde wahanuye iriya ndege. Bibaye ari impamvu za politike rero, bakaba bafite uwo mugambi wo gukoresha ko noneho bavuze ko nta mpamvu zifatika zo kumukurikirana, k'ibimenyetso bimushinja bivuguruzanya, ko ariko we ari inzirakarengane, kandi no ari inzirakarengane ishakirwa ubutabera, bajye kushaka bakabikora gutyo. Umubano w'u Rwanda n'Ubufaransa ndawubona wahita ubambwa ku musaraba. Niyo mpamvu ntabona iyo step bayitera. Ndabibona nk'ari ikintu bakoze kidashimishije ku Rwanda, ariko ikintu mbona u Rwanda rushobora kutaza kwita rutonganira n'Ubufaransa ako kanya, kiretse bateye iyo step nakubwiraga. No kuyitera ntacyo bitwaye, kuyitera ba pointing intoki ku Rwanda
niho ndi kubona ingurube yaba yinjiriye mu musigiti. n'akazu uragasobanuye neza, abantu batumva akazu cyari igihugu muri rusange, kuko bagenzuraga ubukungu, bagenzuraga ubucuruzi, bagenzuraga uburezi, bagenzuraga kavuga Felicien, bivuze ngo ubukomeje ku bukungu n'itangazamakuru, harimo perezida Habyarimana, harimo n'abandi babagosora, bagenzuraga igisirikare, ba Zedi, Mr Zedi bari bahari, bari mu bice bitandukanye. Cyari ikintu cyerekana ko aba bantu bari muri gahunda jenoside. Nimba twemeranya nawe ko idashobora kuba itateguwe na leta, biragoye ko mu kazu wababura muri uwo mugambi, kuko urabyibuka ntibigeze banishimira ibi biganiro bya Arusha. Bagosora yavagamo akavuga ati tugiye gutegura apocalypse, Habyarimana yavagamo ati ibi ni ibipapuro. Hari n'abavuga ko bakora avuga ko bari muri gahunda yo kweguza Habyarimana kubera ko batari bishimiye uruhare ari kugira mu biganiro. Icyo ni kimwe. Agata ni umwe mu bashinze interamwete wo gutera ingabo mu bitugu interahamwe kugira ngo abagore b'abagabo bajya mu bikorwa bitandukanye bajye babahora babiteho. Umugabo wagiye gukora jenoside, kwica abantu, araza ananiwe, noneho nyamuneka uze kumushyuhiriza utuzi yoge, unamutekere neza. Nizo zari interamwete. No kuvuga umukomeze umuhatire kujya muri mu mvugo, umutera ingabo mu bitugu, umwereke gatari, kuko rega hari igihe umugabo ashobora kujya mu bikorwa biri criminal, wabivugaga mu kanya, ntibivuze ngo umugore wawe aragushyigikira. Hari abagore cyaha ni gatozi, umugabo aba ari iki ngiki, umugore ntabijyemo, ugasanga birangiye umugabo ari utaye muri yombi umugore akamwera, nubwo repercussions zitabura z'ibikorwa by'umugabo we, bamubaza bati se nigute utabonye akora ibi n'ibingibi. Wenda hano icyo mbaza ukakurikira n'ibyo byose waturondoreye ruguru, kuba mu kazi no kushinga interamwete, koko umuntu ufite profile nk'iyo ngiyo ufata umwanzuro ukavuga uti uyu muntu agaragara nk'utarakoze jenoside ahubwo neza n'uwahohotewe, ubivuze koko kubera ukuri cyangwa ufite izindi politiki? Kuko niba abantu bose bo mu kazu bose tuzi bari bakomeye, bahamijwe ibyaha n'inkiko, barafungwa, batarabuze ubuzima, biragaragara ko akazu kari kazi umugambi wo gutegura ndetse no gukora jenoside. Bivuze ko kwirengagiza ibyo ngibyo, utirengagije ukuri, utatanze umwanzuro ushingiye ku kwifuza kwawe kuruta uko washingira koko ku byabaye. Ntabwo nkumvise neza. Iki cy'akazu no kuba bari abantu bose bari bakarimo bashinzwe cyane kugira uruhare muri jenoside, benshi barahamijwe ibyaha, abandi barapfuye. Niyo usesenguye ukareba abo bari, wenda uretse nka Kabuga Felicien ariko nawe ari imbere y'inkiko, ba Mr Zedi, Bagosora nawe yahamijwe n'ibyaha, arafungwa, akatirwa imyaka, nyuma iza kugirirwa 35, nyuma mu myaka nka 10 n'ingahe ishize aza gupfa. Ni cyerekana ko akazu kari kazi umugambi wo gukora no gushyira mu bikorwa jenoside. Ni gute abantu bose bari bakarimo bahamwa n'ibyaha, exception ikaba Agata Kanziga? Bishobora kujyana n'uwagenjeje ibyaha, kuko inkiko zakatiye abo ntabwo arizo yaburaniyemo. Bishobora kujyana na ya mpamvu za politike nakubwiraga. Biranashoboka ko byashingirwa nyine ku bimenyetso, abantu bakaba babirebye bakavuga bati ni umwere. Ndakumenyesha ko abantu bose bashinjijwe kuba mu kazu n'abakurikiranywe n'inkiko mpanabyaha, urukiko mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda, ntabwo bose bahamijwe ibyaha, harimo ababaye abere. Rero byashoboka ko icyangombwa ni ubutabera. Kuri we igituma mvuga ngo u Rwanda ntirunyuzwe ni uko nta nubwo ageze mu rukiko ngo aburane, kuko iyo agera nko mu rukiko akaburana, byarashobokaga ko u Rwanda rwa providinga ibimenyetso. Iyo mvuga u Rwanda, ndavuga abarokotse jenoside yakorewe abatutsi cyangwa batarayirokotse ariko bazi uruhare rwe muri jenoside yakorewe abatutsi, ndavuga ibuka, ndavuga ubushinjacyaha bw'u Rwanda, ndavuga byashobokaga ko baprovidinga ibimenyetso by'inyongera. Ibyari byatanzwe bishoboka ko byari bishingiye kugira bakora iryo perereza ry'ibanze, ariko urubanza rugiye gutangira mu mizi hari kuboneka wenda ibindi. Niyo mpamvu mvuga ngo bashobora kutanyurwa, ko byanashoboka ko yari no kuzaburana still akaba umwere, ntawe ubizi. Hari umwe mu bantu barakoze jenoside yakorewe abatutsi twaganiriye, arambwira ati ni byiza ko Agata Kanziga batamugeza imbere y'urukiko, kuko nibamugeza imbere y'urukiko bakamugira umwere, bazaba bamuhanaguyeho icyaha, kandi bizaba ari ikibazo gikomeye cyane. Azajya agenda
yemye yumva nta cyaha afite ku rukiko rwamugize umwere, ariko baramutse bamuretse yazagumana iyo guilt igihe cyose. Nk'ubu ngubu nubwo yego nabonye abamushinja bafite ubushobozi bwo kujuririra, ntabwo uyu mwanzuro ari uwanyuma abantu babyumva, bajuririra mu rukiko rw'ubujurire rwose birashoboka cyane ko uyu mwanzuro wajurirwa. Kujuririra urabizi ko ntabwo upfa kubikora gusa, ugomba kwerekana amafopa yabaye mu iburanisha rya mbere, cyangwa hari ibindi bimenyetso bishyashya ufite. Ntabwo upfa kujurira ugiye gusubirishamo urubanza ku ngingo mwaburanye, uba ugomba kuba ufite ingingo nshyashya. Bivugaho iki? Ari strategy yo kumweza kugira ngo yongere yaba umuntu utanga ibitekerezo, tumubone mu space kuri Twitter, tumubone mu biganiro kuri YouTube, kandi ibyo biganiro ndakubwiza ukuri byaba biganisha ku mvugo zihakana zikanapfobya jenoside yakorewe abatutsi, niba mu rukiko batangiye kumwita victime nawe. Ntabwo mbibona kuri we, ntabwo mbibona kuri we. Nshatse nanavuga ngo kariyeri ye muri politiki yaba yararangiye, aba yaranafite iyo migambi, ahubwo bishobora kuba sapoti y'abana be. Abana be hari abo twabonye ubona bagifite akayihayeho ka politiki, notama witwa Jarike Habyarimana niwe nabonye ahita anabikoraho reaction. Ni reaction ntaza gusubiramo, ariko amaze igihe agira ibitekerezo ubona ko rwose ntabwo ubutegetsi bw'inkotanyi abwumva. Ndetse mu minsi yashize yanavuzwe mu ngendo hano mu karere zigambiriye kugirira nabi u Rwanda. Yavuzwe ko yari yagiye muri Congo ndetse n'i Burundi mu rugendo rwe rugamije kubwira Tshisekedi ngo uramenye umutwe wa FDLR urimbura have sibyo. Bashobora kubikora babaye bo bafite indi migambi kuri iyo mitwe. Bashobora kubikora byo kuvuga ngo nitwemeza nyina uru ruhari biraca intege abana, sibyo. Reka tuvuge ko nyina ari umwere kandi ko ari abavictime, kuko uwagize victime Agatha Kanziga n'abana baba bagize abavictime. Wenda bo nta wari ufite ibyaha bashinja, ko nimba ntibeshye aba bana bari bato, ko Kanziga yabanye na Habyarimana muri 1963, imyaka 10 mbere yuko Habyarimana ajya ku butegetsi. Ubwo ntabwo nzi ngo umwana we mukuru, hari umwana we mukuru muri suri ya Jarike, byasaba kureba. Ariko uri kumva nimba jenoside yarabaye muri 1994, Habyarimana amaze imyaka 31 ku butegetsi. 31 ntabwo igera 73 94 20. Yego 21. Urumva ko abana be bari bakiri bato, ko byagenda kose byari bigoye ko baba mu kazu. Kandi sintekereza ko umwana wa perezida yajya kuri hari uwo bita Leo Habyarimana, Marie Rose. Leo Habyarimana nawe yashatse umwana wa Kabuga Felicien. Marie Rose Habyarimana, Marie Merci Habyarimana na Jarike. Yago Jarike ashaka ko ari muto. Na Jean Pierre Habyarimana. Jean Pierre niyo mukuru, yego ni Jean Pierre niyo mukuru, ça c'est sûr. Yego Jean Pierre niyo mukuru cyane. Ni ubwo ngubwo ntabwo bibona nka strategy yo kumusubiza ijambo. Oya, we simbona ari ijambo bamusubiza, niyo ryaba rihari ryaba riri guhabwa abana be kurenza kubaho. Imyaka 82 ni myinshi. Imyaka 82 ni myinshi. Ntabwo mubona nk'umuntu nta kintu afite yakora, nta kintu, n'ibitekerezo bye si benshi babyumva. Nizo mbuga kugira gihe afatishe biragoye. Ntabwo afite ku myaka 82 uretse guhanyanyaza. Ubundi uri umunyapolitike ku myaka 82 ukwiriye gutanga inzira retiring. Nuko nabonye muri Afrika ho hari n'abashaka kugeza ijana. Afrika kuki mubibeye ushyira ubuse Trump ni umunyafrika cyangwa Joe Biden ni umunyafrika, sinabonye nabo bari aho ngaho. N'imibereho ntabwo ibisa yacu nabo, n'imikorere ntabwo ibisa, ariko kuri guhari. Nise Joe Biden we wabonye abantu imyaka itaramutamaje. Imyaka ntabwo yihishira. Ntabwo imyaka yamutamaje, sintegega mu nama agasinzira. Umuntu usinzirira muri deba, noneho inama itari deba byagenda bite? Ariko bishobora kuba ari uburwayi bitaje. Trump kugira ngo imyaka itatu ni myinshi. Joe Biden we imyaka 3 ni myinshi, ariko Biden yari afite n'ibindi bibazo. Twibutsa abantu Biden nk'umuntu wapfushije abana n'umugore mu buryo budasobanutse. Uwo muntu ashobora guheranwa n'ibihe cyane, nabyo bita bigabanya umubiri cyane imbaraga zawo. Biden yari mwabiriya bintu, umwana we ubari imyaka yaramaze, umwana wakurikiranwa ndetse akanaba convicted ibyaha. Ni Biden uzwiho gukoresha ibiyobyabwenge. Biden yari afite impamvu nyinshi zatuma ku myaka 80 abameze nk'uwa 90. Trump nawe rega imbaraga ntarazerekana, tuvugisha ukuri. Nuko ahubwo baba bafite timu zibakorera,
zifite ibintu zibakorera ngo ufata imiruho abanyafurika tuba twarahuye nayo n'ibibazo tuba twarabayemo umbwire ngo umuntu ku myaka 85 aracyafite imbaraga zikaze ni mbarwa ni bimwe wambwiraga ngo ni minorite niba abantu nka Bayizira Mpyisi hasageze ijana gitanga igitekerezo kumva kirimo ubwenge ariko bahangaye ko tubana n'abasaza n'abakecuru bahangaye uzi ku myaka 85 abagifite imbaraga ni bake cyenda agize umugisha ari umukecuru umwe mu family ariko nawe yaratashye ntabwo twe tuzi neza imyaka ye we niwe wagenekerezaga ariko ujye nyiritse ibintu bibi biri mu gusasa cyane mwari shoboraga kuvugana iminota 10 ukamubaza uti ukamwibwira ndi kanaka wo kwa runaka nanije kugusuza ndebe ukomeze ati akakubaza amakuru akaba yibagiye ibyo mwaganiraga akatanya cyumvasha muje kunyibira amapapayi timuyiba ariko nimungirire nabi iyo myaka niyo kuruhuka cyane urakoze cyane Yves kangushimire wakoze cyane